Amahoro y'Imana nabane namwe. Turimo turaganira ku gusenga. Uyu munsi tugiye kuvuga ko gusenga bihishura ibintu bihishwe, cyangwa se mu bihe byo gusenga Imana iduhishurira ibintu bihishwe. Reka dusome mu gitabo cya Daniyeli igice cya 2 duhereye ku murongo wa 14. Haravuze ngo ariko Daniyeli asubiza Nyereyo cy'umutware w'abasirikare barinda umwami ubwenge no kwitonda, uwo ni wari ugiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza Nyereyo cy'umutware w'umwami ati ni iki gitumye habaho itegeko ry'ikubagaho rivuye ku mwami? Nuko Nyereyo cyabisobanurira Daniyeli. Daniyeli ahera ko asanga umwami amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga. Nuko Daniyeli ajya mu nzu ye abibwira bagenzi be Hananiya na Mishayeli na Azariya kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Nuko ibyo bihishwe bihishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro, maze Daniyeli ashima Imana yo mu ijuru ati izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Kandi ihishura ibihishwe by'ahatagerwa, izi ni ibyo mu mwijima umucyo ubana nayo. Ndagushimiye ndaguhimbaza wowe Mana ya ba sokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi, usobanuriye ibyo twagusabye, kuko utumenyesheje ibyo umwami ashaka. Nuko Daniyeli ajya kwa Ariyoki wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni, amubwira atya ati ntimurimbure abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo ushyire umwami umusobanurire ibyo ashaka. Haleluya. Turi kuvuga ko mu bihe byo gusenga tujya duhishurirwa ibintu bihishwe. Hano ikintu cyari cyabaye ngo umwami Nebukadinezari yarose inzozi ngo zimuhagarika umutima, ngo ntiyarushya guheka. Hano i Babuloni rero ukuntu bari bameze, abanyabwenge bajyaga bagira igihe bakiga, bishyurirwa n'umwami, barya ibyo kurya umwami arya, banywa vino umwami arya anywa, bakabaho nk'umwami ku rwego rw'uko bazamufasha gutekerereza igihugu no kuyobora igihugu. Umwami rero iyo yagiraga ibintu bimugora, ari ibiyo mu mwuka, ari ibyo mu mubiri, yahamagaraga abanyabwenge. Kandi abanyabwenge b'i Babuloni bari abanyabwenge koko, bari bazi ibintu byitwa astronomy, kureba uburyo ingendo z'inyenyeri mu kirere, bakamenya ibyo zisobanura, bagiye banavumbura ibintu byinshi. Ariko umwami arota inzozi aranazibagirwa, kandi zimuhagarika umutima, kandi yumva ashaka kuzimenya. Arangije nk'umuntu wari ufite abanyabwenge mu gihugu cye, abeshaho, atunga, ahemba, bazwi, arabahamagara. Arangije kubahamagara arababwira ngo narose inzozi ndanazibagirwa, none muzimbwire. Baramubwira rero mwami, ibyo bintu dusaba biraruhije, kuko nta n'umupfumu cyangwa umukonikoni ku isi wabazwa ibyo ngibyo. Wowe ahubwo tubwira izo nzozi
zigusobanuriye. Umwami arababwira ikintu kimwe, arababwira ngo izi ibintu gahunda uko zimeze, nimunsobanurira ibi bintu ndabagororera, ndabagirira neza, ndabakuza, ndabagira ibitangaza. Ariko nimutanabikora, mwe muraba mwangambaniye muvuga ngo buzacyana ayandi, ndabatemagura, ingo zanyu zirahindurwa ibyavu. Nta mikino yari iraha, gahunda yari ugusobanurira ibi bintu bakagororerwa, cyangwa bikananirana bagapfa, umwami agatereninga abandi banyabwenge, abo ngabo bari kuba bamubereye ibihombo. Hanyuma nubwo yababwiye gutya ibintu biteye ubwoba, ariko ntabwo byatumye bagira ihishurirwa ku bintu umwami yari yabonye. Ibigirwamana basengaga, abapfumu, mbese kuba bari abapfumu b'ibihangange b'ibyamamare, ntabwo byari bubarokora ubugi bw'inkota ya Nebukadinezari mu gihe batari bari busobanurire zino nzozi. Sinzi ikintu cyari cyabaye ngo ba Daniel ntibabajyane. Hari igihe abantu banga kukujyana mu byiza, babona ibintu bibaye bibi nawe bakakuzana kandi byabaye bibi badahari. Sinzi aho bari bagiye ngo barangije, umwami ahita atanga itegeko ryikubagaho. Ijambo ryavuze ngo ingoma ijya ku nama. Abiru baraza, abatware bose baraterana, baraza i Babuloni, bajya mu nama y'igitaraganya, bahita bemeza ko abanyabwenge bose b'i Babuloni bakatiwe urwo gupfa, n'imiryango yabo bagomba gutemagurwa babiteraho kare. Ndetse ibyo ngibyo bihabwa umusirikare mukuru wari ushinzwe abasirikare barinda umwami witwa Ariyoki, niwe wari ushinzwe gukusanya abanyabwenge bose abamenyesha ko bagiye gupfa. Hanyuma iryo tegeko rigeze kuri Daniel arabaza ngo ariko ibi bintu bitewe n'iki? Burya umuntu ubanye n'Imana ntabwo apfa kuba ari aho ahubagurika, aba agomba kuba yitonze, kuko bizi ko Imana niso. Arabaza ibi bintu bitewe n'iki? Ariko arambwira ngo umwami yarose inzozi none zabananiye. Daniel aravuga Imana tubana isobanura inzozi, dore nayo ziferutse kuzimusobanurira, yari asomye ijambo ry'Imana. Arangira rero ndakwinginze ngo Daniel asubizanye Ariyoki umutware w'abasirikare barinda umwami ubwenge no kwitonda. Uno wari ugiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni, abaza Ariyoki. Daniel ahera akasanga umwami amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga. Biteye ubwoba kubona inama y'abanyabwenge, abanyabwenge bafite experience, bize mu bihugu byo hanze, barambye mu kuba ari bo bafatira imyanzuro igihugu, ibintu byabananiye. Wowe Daniel w'umusore w'umunyagano ngahita nta nubwo yatumye Ariyoki, yaravuze ngiye nshyira umwami. Ngo Daniel ahera ko asanga umwami amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yasabaga. Ndagira mubwire ko kwizera Imana, ijambo ryavuze ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Daniel yari yaramenye ijambo Aburahamu yabwiye Imana avuga ngo ntibikabeho ko warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Ibi bintu Daniel yari abizi. Imana yaravuze ngo nimbona abakiranutsi i Sodomu simparimbura. Daniel yari azi ko atarimburanwa n'abanyabyaha. Ibi bintu yari abizi ko Imana yabivuze. Mujye mumenya ingingo zibarengera, nujye no gusenga ntuzigere uvuge ingingo zo mu mategeko ya leta zishobora kutakurengera. Ingingo zaho uvuga zishobora kutakurengera, ariko hari ingingo ziri mu mategeko y'Imana zikurengera. Daniel wizi yari azizi neza, arabangwa reka njye sinapfana n'abanyabyaha. Aragenda anasaba umwami umunsi. Ntabwo yavuze ngo ntabwo yagiye akekeranya, yari azi ko Imana ariyo kwizera. Ngo arangije araza areba abasore basenganaga, ba Ananiya na Mishayeli na ba Azariya. Hari abasore batatu babanaga baba bane. Barangije bahamagara Imana, barayihamagara, bakesha ijoro basenga. Barasenga. Imana nta n'ikintu yavuganye nabo, ariko ngo baryamye
ngo ibyo bintu ngo bihishurirwa Danieli. Yesu ashimwe. Danieli aryamye, nubwo basenze Imana ntigire icyo ivugana nabo, ntabwo bitotombye ngo cyangwa bakuka umutima, bari bazi ko Imana yabo ivuga rimwe cyangwa kabiri. Ngo hanyuma Danieli aryamye asinziriye, Imana iraza ivugana nawe, imuhishurira ibintu byose Nebukadinezari yari yarose, iramuhishura ibihereye ku cya mbere ukageza ku kindi, Imana irabimuhishurira byose. Ndagira ngo mbwire ko rero mu bihe byiza byo gusenga, iyo ufashe umwanya ukabana n'Imana, ugafata umwanya nujya usenga rero, ujya usengera ikintu uzi unakivuga mu izina bitarimo akajagari. Danieli ahangaha yari afite ibiri maso y'abamana bishurira imyiza, uturinde kwicanwa no kurimburanwa n'abanyabwenge b'Imana. Imana irangije yumva gusenga kwe. Nasomye Zaburi irambwira ngo ndagushima ko wumvisha gusenga kwanjye, ntusuzugure gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Rero Imana mu bintu yaca amazi, ntabwo yaca amazi isengesho ry'umukiranutsi. Danieli aryamye, Imana ntabwo yatuma abantu bayikiranukira bapfa urupfu rumwe n'abapfumu. Ntabwo ari gutuma abantu babanye n'Imana bapfa urupfu rumwe n'abakonikoni. Yesu nashimwe. Hanyuma ndagira babwire ko Imana ari iyacu. Ngo Danieli ajya kwa Ariyoki wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni, aramubwira atya ati, nturimbura abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo unshyire umwami musobanurire icyo ashaka. Ndagira mubwire ko abantu babanye n'Imana bajya bazana agakiza ahantu hari urupfu. Bano banyabwenge bose bari burimburwe neza. Iyo Danieli atahangoboka, ndagira nkubwire ngo umuntu w'Imana azana agakiza ahantu hari urupfu. Umuntu w'Imana ajya asenga ubwicanyi bw'indengakamere bugahagarara. Umuntu w'Imana ajya asenga amategeko n'amateka byari byashyizweho n'isi bigahagarara mu izina rya Yesu. Umuririmbyi yavuze ngo kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo nk'uko yayatubwiye. Haleluya. Hari ingingo dufite ziturengera, hari ibihamya dufite biturengera. Ndagira nkubwire ngo mu gihe cyo gusenga hishurirwamo ibintu bihishwe, ariko bino bintu bihishwe kugira ngo umenye ko bivuye ku Mana nuko bitanga agakiza, bigakiza abantu bari bagiye gupfa, bigakuraho abantu bari bagiye kurimburwa bakongera bagakira, abantu bari bafite imitima yihebye bakongera bakanezera. Tugiye gusenga Imana. Nawe ndagira ngo Imana igire ibintu bihishurira byari bihishwe ku buzima bwawe, byari biguhagaritse umutima. Kandi Danieli umuntu w'Imana w'umunyamasengesho azana agakiza kari imihazo, azana agakiza gasendereye, yazanye agakiza ku gihugu. Yabwire ko bano banyabwenge bari babayeho babeshejeho imiryango yabo myinshi hirya no hino mu gihugu. Abo ngabo rero bari bagiye kuzima, kuko aho ngaho i Babuloni iyo bakwicanaga n'abawe bose. Niyo bari kwica abanyabwenge hari kuba igihombo. Ariko Danieli azana agakiza. Ndagira ngo nawe Imana iguhishurire ibintu bizana agakiza mu bugingo bwawe, bizana agakiza bigahesha Imana icyubahiro mu bantu benshi, kandi bikabahesha no kubaho. Tugiye gusenga. Sinzi ibintu byari bihishwe biteye ubwoba mu buzima bwawe, ngo usenge Imana iguhishurire, kandi Imana inaguhishurire ibintu bikiza igihugu. Imana iguhishurira ibintu bikiza igihugu. Ntabwo Imana ihishurira utuntu dutoya gusa, dutoya gusa ngo mbonye imbuto, ngo mbonye ibiryo, ibyo bintu nyine urabibonye, ariko ukeneye gusenga Imana ikaguhishurirwa rikomeye, sibyo? Rikomeye. Ibintu byo kubaho uhanura ku bintu bidafite potential, iyo ubanye n'Imana ikugirira neza, ikaguhishurira ibintu bifite imbaraga. Ngaho reka dusengane. Reka dusengane. Icyambere ndagira ngo dusengane wowe wagiraga ihishurirwa none rikaba ryarahagaze. Hari ibintu byarihagaritse, ushobora kuba ari ibyaha cyangwa warabuze umwanya wo kubana n'Imana. Kandi ndagira ngo nsengane nawe ushaka kubaho mu buzima. Nawe Danieli ntabwo yari ikiva hejuru,
nawe si ngombwa ngo uzajye guhora wiruka inyuma y'abahanuzi, nawe wasenga Imana ikajya ivugana nawe mu izina rya Yesu, kuko Imana yacu iravuga. Nasomye Zaburi 115 iravuga ngo ibigirwamana byawe bifite amatwi ntibyumva, bigira amaso ntibibona, bigira iminwa ntibivuga, Imana ni so. Nawe rero reka dusenga kubwira Imana ushaka kubaho, kuko ngaho guhishurirwa Mana, ndagushimiye kuri Imana, ndagushimiye kuri Imana inshuti, kandi ndagushimiye ko ibintu bishuka ndagushimiye ko ibintu bishuka ndagushimiye ko ibintu bishuka uraho cy'ubwite kamere, ndagushimiye ko ibintu bishuka mu izina ryawe. Urakoze kuri Imana, kandi urakoze ko ibintu byananiye byananiye